inshuti mujya mudukurikirana mumeze neza ya murambona ko ndi ahantu ku mazi ahantu heza. Reka kameramani wanjye abanza bereke ahantu ndi ku mazi. Murabona ko ari ahantu heza cyane, ahantu uba wakagombye gutemberera. Wamara gutembera ugakaraba ukimeza neza, ndavuga urutemberero ya. Ubu rero tuje kubaganiriza kuri rwa rubuga rwanyu mujya mukunda gukurikira Izere Yesu ya. Ubu nje kubaganiriza utuntu n'utundi rero tujyanye no gusenga, utuntu tujyanye n'imibereho myiza y'umuntu ya. Tumaze iminsi tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro birimo gusenga, ibiganiro birimo inkuru za Yesu. Ubu tuzanye ikiganiro cy'ubutemberere yego. Abantu benshi bamaze iminsi bibaza ese kugenda, twagiye tuzana ibiganiro birimo ingendo zigiye zitandukanye. Buri abavandimwe reka mbabwire, iyo utembereye Imana iguha umugisha, ndavuga ubona icyo utakagombye kubona uri iwawe. Iyo wagize nk'ingendo utembera, ndavuga waserutse, ushobora kubona nk'icyo kurya, icyo kunywa muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi ya. Murambona ko nanjye nkunda kugendagenda ahantu hagiye hatandukanye. Ubu ndi ku mazi, namwe murabyibonera n'amaso yanyu yego. Ubu twari tubazaniye ikiganiro kivuga gutembera bituma umuntu abaho, gutembera bituma umuntu arya, gutembera bituma umuntu anywa ndetse agasura n'inshuti n'abavandimwe yego mba. Ubu tugiye kubaganiriza rero kugira ngo mukurikire ikiganiro gitumye tuza aha ku mazi. Natwe twatembereye, ndavuga twakoze ingendo yego. Ingendo rero nizigaragaza ko umuntu yagiye yatembereye. Ese nawe muri iki cyumweru tutangiye, ndavuga turimo, wagize ingendo zigiye zitandukanye, wasuye abarwayi se, wasuye inshuti n'abavandimwe, wasuye abantu bagiye batandukanye. Iyumvire ikiganiro cyo ku mukozi ukorera ku rubuga Izere Yesu ya. Murambonera ko kameramani wanjye ari kubereka ahantu ku mazi, ahantu heza cyane natembereye, n'ahantu nakoze urugendo. Ndavuga nirekanze ngere ku mazi ubundi mbakorere ikiganiro ya. Bavandimwe rero, buriya gutembera bituma umuntu amenya urugendo, bituma umuntu amenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane. Ko ujya gusura abarwayi se, usura imfubyi n'abapfakazi, usura abantu bababaye yego. Hari umurwayi nigize nsura nanjye kwa muganga, ubwo urumva nari nakoze urugendo. Natwe biragira ngo birasaba biti kugira ngo ujye usura abarwayi, ufashe imfubyi n'abapfakazi kandi unasenga. Gusenga birafasha, gusenga bituma umuntu abaho, gusenga bituma umuntu arya, gusenga bituma umuntu agira n'ubutembere murimo mubona nakoze yego. Turabakunda ya. Ubu rero twari tugeze aha ku mazi. Nawe ujye ugira ingendo, ugendagenda ahantu hagiye hatandukanye. Ahantu henshi Imana izahakurindira, ahantu henshi Imana izabana nawe, ahantu henshi Imana izakorana nawe, ahantu henshi Imana izagufasha, ahantu henshi Imana izaguha umugisha bijyanye n'ukuntu twebwe tubayeho muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi yego. Turabakunda ya. Ubu rero bavandimwe mujya mudukurikirana, navuze ni iyo utembereye umenya byinshi. Iyo utembereye usura inshuti, ugasura abavandimwe, ugasura abantu bagiye batandukanye. N'Imana nayo ntabwo yagumye muri Edeni gusa, yaratemberaga ikagenda. Kuki wiribaje tuse kuki mvuze ku Mana? Buriya rero bavandimwe, Imana igiguha umwuka wo kubaho, Imana igituma utembera nk'izo ngendo nakubwiye, kuko iyo udatembereye ntiwamenya aho imigisha iri. Ndavuga icyo kurya cyangwa se icyo kunywa ya. Ubwo rero natwe twaje ku mazi. Ku mazi ni ahantu henshi heza cyane, abantu bajya bakunda kuhatemberera, abantu bajya bakunda kuhamenyera byinshi bigiye bitandukanye yego. Turabakunda. Ese mumerewe neza, mumeze neza, murakomeye, muri gutembera, ndavuga muri gufata ingendo zigiye zitandukanye. Imana ikagendana nawe, Imana yabana nawe ahantu hagiye hatandukanye. Nko muri izi ngendo Imana yagendana nawe ahantu hagiye hatandukanye, nk'aha mubona twagiye. Bano mujya mudukurikirana, turabakunda. Nimugire urukundo bavandimwe, ubwo Yesu yitanze umusaraba akamena amaraso ye kugira ngo ubeho nanjye mbeho yego. ndaririmbye ngo mugire urukundo bavandimwe, musabane, musangire muri gake mufite. Mugire urukundo nk'urwo Yesu yabakunze, yamara kubakunda akamena amaraso ye ndetse akabambwa kugira ngo weho kiremwa ubeho, kugira ngo nanjye kiremwa mbeho yego. Nk'uko mwabonye natangiye mvuga ibiganiro bigiye bitandukanye birimo inkuru za Yesu, ibiganiro birimo ubutembere, ibiganiro byinshi. Ese wagiye ubona ibiganiro twagiye tuzana? Muri komenti dukeneye kugira ngo ujye utubwira icyo utekereza, dukeneye kugira ngo ujye utubwira ibyo ubona, dukeneye kugira
kugira ngo ujye utubwira. Comment zirakenewe, unakanda subscribe, like, comment ndetse ubisangiza n'abandi. Yego bavandimwe, rero angiye gusoza ikiganiro, ariko ndabasaba ngo mugire urukundo, mufashanye muri duke mufite, musurane, mufashe abarwayi barwaye, abari kwa muganga, abari mu mago yabo, mukundane. Ibyo nibyo Yesu Kristo abashaka cyane, ko yabambwe ku musaraba Igorigota kugira ngo uburiho nanjye mbe ndiho. Yego kameramani wanjye rero agiye kukwereka ko twari twatembereye neza, twari twagiye ku mazi. Reka ngwino ubereke ukuntu amazi ari meza, ukuntu amazi nkatwe tuba twatembereye, nk'uko nababwiye ngo twari twakoze ingendo zigiye zitandukanye ku mazi. Yego ubwo rero turashoje. Mugire amahoro, mugire urukundo, musabane, musangire muri duke mufite. Imana yacu izajya igerageza kuguha umugisha bijyanye n'uko ubanye nayo. Turabakunda, mugire amahoro.